ubundi ninde ufite amabuno ya Herode Queen nge nyafite mu gatuza. Oya wenda utagira ngo nukubeshya buretse gatoya. Impamvu kugira ngo ni blague. Ashakura niba nta kinini yari umwitozo gusa. Mu mwitozo buretse pa. Bano wa ball. Iyi ball. Nta muntu uza nta umuntu ukoresha ibinini nta yabafite. Amai. Bitatu bimara akantu. Kwimura cyo ni cyambere. Ega kwimura ntago wabivuze ibyari byo. No kwibasa barabyumva. Ukuvuga we yagiye aravuga ati nge mfite umuzigo ngiye kubakubita aba bantu mugira amagambo mugiye kuvuga. Abavuze nyine warabumvisha n'abantu bayagira nyine. Kwa abantu bagira umunwa mwese muyagara muravuga mutazi cyabaye. Umusaza yigaramiye hariya. Right, reka mbasuhuze rero mbifurize kugira ibihe byiza. Nizere ko mumeze neza cyane. Nta gutinda ngira ngo muri kubona umuvandimwe turi kumwe kano kanya. Ni umusore yambwiye ngo ni Bila Herrera. Vuga Bila makosa, Bila Herrera. Sandefo, Mr. Kuna no. Ivuge kabisa. Kanyera ku ruhande. As you know, DJ Drizzy, Bila makosa, Bila Herrera. Sandefo, Mr. Kuna no. Umuhungu uteye neza muke. Umudije uteye neza hano mu Rwanda. Nta wundi mudije umbwiye nkuremo barebe wana. Utagira ngo tayabona ibya bituza bambara. Oya. Nge nagushidikanyijeho. Ndakuramo. Ku mavuta yaravuze ngo mudije wanjye afite amatuza ameze nk'amabuno. Ndakuramo. Ubundi ninde ufite amabuno ya Herode Queen nge nyafite mu gatuza. Niko bimeze. Ugendana amabuno ya Herode Queen mu gatuza. Uwo misengira amatsiko yo kumenya hagati y'amabuno ukuntu hateye niba hateye nko ku yandi mabuno. Nko ku mabuno asanzwe. Ariko wowe ntabyo ubona man. Aze bro, ariko mbabaro nyerekeho gato cyane. Wenda utagira ngo nukubeshya buretse gatoya. Urumva impamvu kugira ngo ni blague. Ashakura niba nta kinini yari umwitozo gusa. Mu mwitozo buretse pa. Reba sibyo. Karika mbakorera ikiganiro n'abakote akangaka. Akangaka cyo koze. Kugira ngo bataza kugira urategura. Nako kaba karimo. Masema ko muri harimo n'ikintu cy'umubyibuho. Nta kintu cy'umubyibuho kirimo. Icyo bita gukora sport unarya. Akantu kamaribori ni n'umubiri ubusaduka tu. Kubera kubyimba. Ukuvuga ngo kera nari muto bya danger. Mu kuba muto abantu bakora sport baranabizi. Ubundi uri muto cyane umubiri ugatangira kwifora umugendo uvayo. No kuvuga ngo ugenda usatagurika nyine. Kuko abantu nta protein irimo. Oya urafata mikoro neza. Aho ufatisha kandi kaboko. Aho wari kunyereka. Aha ngaho urahabona. Ukuvuga ngo akaboro ntago kakwikata ari ibinini. Uzagenda ureba abantu baterura ibinini bagira gutyo urebe. Reka tubona ari ikiboko kimeze ngo kirambuye. Ariko niyo urambuye gutyo. Uhita ubibona tu. Aba ari umugore mu bandi. Bila makosa. None se bro mbwiza ukuri. Ntaga protein namba. Nta protein ndashyiramo na rimwe. Ni umwitozo. Habe na rimwe harya koze umwitozo. Ni ibintu biragenda birancanga kanga kuzaho neza. Abatipe dukorana nkabona kari kuzaho. None ntazibanga abatipe bakoresha. Abatipe bararya. Ubu ikintu cyitwa kurya munyirinde mwaba nagusuye ntariye nta cyabaye. Ikintu wubaha ni umwitozo no kurya. Cyane ko nzi no kubyitekera ariko kurya pe. None se ko ari aba bounce ubona batarya amazi nta peti. Oya. Biriya biba byaratewe n'iki? Ntabwo ari umwitozo nyine urumva ndagira ngo bitandukanye. Kurambwiye uti ikintu cyatumaga ntomora ni ukutarya. Nakoraga umwitozo sini nkuma. Uruma Imana yanumye byadanga. None urambwiye uti umuntu unzabona mu bounce akambwira ko atari ukurya. Ubwo nzahita mfata iyi decision. Kandi nkabona ari munini arije. Uzafate decision y'icyo kibora. Ikinini. Azaba kinagamo. Ese bane ngo ni ikingurube? Oya ntago ari ibintu by'ingurube n'amapro. Yego bro, wari ukimu kinsobanurira uti umuntu nzabona nkabona ntagira peti y'ibiryo nkabona akaboko triceps ntivayo nge mvuga nti confirm uyu mupapa ugiye kujya menya gutandukanya w'ikinini n'umuntu. Reba hano wa ball. Iyi ball
nta muntu uza nta umuntu ukoresha ibinini nta yaba afite ibimanutse gutya yose rimwe tu hano hakwegeye rimwe nyine gutya urumva ariko n'umuntu ukoresha proteine nawe respect tu zira boro zirahenda none se reka nkwereke ni nkuko Meddy nawe bavuga ngo yaguze views none se abandi abaja mu bantu muganda bakoze gora byarabananiye ngarabone bazigu batwike ni ukwivugira umuntu yabatwitse nyine amagambo araza proteine zirahenda ariko zibaho kenshi cyane byari n'abantu bajya bazinsaba ikintu makaniye cyo nuko ari kinini cy'ingurube ntago ari kinini cy'ingurube ariko nacyo kibaho ari n'abagikonsoma ibyo bintu ntago na experience yabyo nzi ariko kinini cy'ingurube simbizi kabisa urambwira uti mu Rwanda umuntu ufite amabuno manini mbona bavuga ngo ni agi uru nziza wapinye mvuze umuntu mbona ufite ninyo zinkurura kabisa zira binyo bya Herode Queen hari ukuntu mbireba ngavuga ati kabisa u Rwanda rufite abakobwa buriya yoro aho mwahurira umufiteho ububasha wahita umwereka ko wateruye bavuga kwimura mu magambo make ndi no kwimura wahita wimura no kwita wimura mukaba pampe barabizi kwimura icyo ari cyo bishyira mu yindi side nuko umuhindurira ubuzima paka ku buryo atazongera kwitekerezaho azayatekereza kuri driz wimura ese bro ubwo ngewe mbwira sibyo urubana nk'umuntu ukubwira ati ngewe n'ubundi tuzapfa siporo ati hari igihe ntekereza nkibuka ko muri Bibiliya bavuga ko umunyabyaha yiruka nta kimwirukankije naba ngiye muri siporo nkarekera izo ni defense z'abantu banze umwitozo pe bananiwe bawihakanye ubunebwe vuga ngo bagira ubunebwe urumva bagira ubunebwe ibanga rya siporo ubundi ni ukutagira ubunebwe no kutumva uburibwe kuko ugira uburibwe ntago siporo wayikora urayikora kakakurya ugakomeza ugashyiraho ubundi ni make up y'abahungu nkuko umukobwa avuga ati ngomba kurara nkarabye mu maso nkasigamo utuvuta tumeze gutya ubundi ushyiraho akantu ni make up y'abajama rero umuhungu utarashyizeho make up nawe ntabapika uburapika jarasi ishyiraho akantu ibyo bintu byihorera ishyiraho akantu ndagashyiraho ndagerageza ariko n'uyu mukameramani umugira inama gufata trepied kuri ariya maboko nta mukameramani nabona womoye umukameramani umwe nako n'umufotographe nabonye w'umusore umuji bita Rox tu ni umutipe ufotora hari n'undi witwa Shirosi nawe kabisa womoye inosa ubwo nawe we wasanga aragakubiseho ndamusuhuje hanyuma urambwiye uti ni nka make up yingiye aka ni aka make up so umuniga udafite make up abameze nyine bwo ntapika abari naturel ntapika nyine none se ubwo ndagira ngo mbihuze uriya akenshi ibirungo by'abakobwa babishyira kugira ngo badutwatarakitinge twe nk'abagabo hari ibintu bajya bavuga bati abasore bo muri gym bakora 6 pack atakenshi baba bagambiriye kugira ngo bagwe kuri ba bantu nabo bamaze kwikorera ikofi yabo bakavunika ati kugira ngo ajye arya y'ubuntu ibyo bintu ubihuza ute kuba bavuga ko ati umurimo agakora umwitozo agakora forme kugira yiviremo umucuruzi ubwo nyine tu none se areka nkubwire uza tuvuge ko na MC Gasana aba papa mwe ntago ari cyo bigombera ntago araka inyamamare ndayisuhuje we MC Gasana aho urinda gusuhuje inyamamare ndayisuhuje umusaza arayishe umusaza bita Ruvini ndabasuhuje cyane muri inshuti zanjye mubara bagiye bari hafi guturwa hasi sabura ntibatuye hasi ariko by the way ubundi ndagira ngo ibyo bintu Drizzy ndagira ngo bisobanure unabikompare kuko urumva ni n'ingingo ushobora no kugira igitekerezo utangaho hari ibintu bivugwa ko abasore barongorwa kandi akenshi bakunda kuvuga ko umusore warongowe nyine nta kandi kaza bafite ariko gukora umwitozo agashimisha sheri we haba mu buryo agaragara ndetse no kuba nyine yakoze uwo mwitozo kugira ngo ubundi sport festival ni nziza kuri buri muntu pe sibyo sport ni ingenzi umuntu udakora siporo buriya namugena inama yo gukora siporo niyo utakora siporo wenda yo kujya gym uterura ibyuma ariko byibura ugacishamo kwiruka utwabdomino dukeya ukahagira nyine tu bikurinda n'umubyibuho ukabije ariko ikintu mbona ko abantu babivugira
urabivuga bavuga umusore ushinguye ni nawe wamenya kwimura neza sibyo ubwo rero nyine ba bantu nyine bo mu myaka ikuze bakavuga ati nkeneye umuntu kabisa unyimura ubwo akahita ahera kuri ba Drizzy akahita no ku bandi bantu navuze aho ngaho ariko se nkibaza nibo gusa batagetingwaho nyine bakunda kuvuga ko umusore wabigiyemo kurumva ari ibintu bifata umwanya siporo none uravuze ngo kuba nkora siporo nkaterura ibyuma ntegereje umuntu uzaza kuntura hasi ushatse gutukana aho ngaho nabyumvise ko no gutukana mani ngututse byiyubashye ugiye kuba nka Warida yara tuba turi kubona ikiganiro arangiye ndamubaza ati ni vuga undi mu DJ uzi ubona byibura tuforumye kimwe ho gakeya aratekereza ngo bisososi nahise mvuga ati umututse mu kinyabupfura cyo koza urakoze kumutuka azuga yahisemo bisoso mwana niwe yahisemo ngo niwe abona nyine ngo hari undi muvandimwe twabanye igihe kirekire w'umu DJ nyabora nawe wita ku bintu by'umwitozo witwa Philipita umwitozo yarawuretse Philipita ntabwo agikora umwitozo kuko Philipita ewana sinzi twigeze guhurira muri show runaka mbere ebana nkubitana na Philipita hariya urabizi yumvaga ngo niwe musore ngiki urumva twe tutarakubitana ebana tuba turakubitanye kuri ka kinene ko ka danje inzara nanjye nagakubiseho kwisengere yanjye hariya ebana atavuga ati umusaza uri DJ sinavuga ati nge ndi DJ urumva ni cyagiye nyine kwaje iki niki akazi n'abantu batakazi nguri DJ navuga ati ndi DJ tu nguziko no mu DJ mbonye uterura ibyuma mani urumva abaratungu cyo sinanacuranze ari impamvu ntacuranze tu ntibyagenze neza burya umukobwa yageze ahantu ubona ka makeup kamufashe baramuheza ukabona wese abihindukirira bimeze nkaho batamubonye uravuze ngo bakwimye Jaras cyo kintu dureranye n'abantu ntabyo mvuze ahubwo umuntu yabyumvisha uwumva utantera nta muntu ntunze urutoki akineneko kawe ariko kagakozeho kandi nyine burya akifungo kagukoraho reba se nk'ubu ufata ku mavuta irabora agiye gusohora fatoloji reba ibigambo biri kwivugirwaho umuntu araza akavuga ati fata ku mavuta ko nzi ko neza atari umuhanzi biriya biboro bya album yabikuye he ugasanga batangiye kumugendaho ariko bora agiye kubakubita nyine nibo zamenya uwo ari we tu unakomoje ku kantu n'ubundi nawe uba muri fatoloji sibyo uba muri fata DJs ibyo byose fatoloji nawe kurimo sibyo uri muri iyo ufite n'indirimbo ariko by the way yabivuze mbishyize hanze wihangane fata ku mavuta wari utarabavuga bose ariko nanjye mfite indirimbo tu kuri fatoloji aha na album yavuzweho byinshi bitandukanye bitewe n'uburyo navuga ko mwahisemo bwo kwipromotinga cyangwa se nyirayo fata ku mavuta yahisemo bwo kwipromotinga hari byinshi bigenda bivugwa ariko nawe iri asagura yibona ariko irasaga niko wowe ubibona mu yihe shusho nk'umuntu unafiteho indirimbo sa nkuca amazimwe make no kuvuga ngo burya ikintu kirenze kiricuruza tu sibyo niba umuntu agukubisa umuzigo urenze wowe kuvugisha amangambure kandi umuzigo utarahagera uretse ni ukuvuga ngo ibaze abantu bakanzwe n'izina igikorwa kitarajya hanze n'ikikubita hanze umusaza ni izina ryabakanze cyangwa ni izina ryabakanze n'amagambo ni ukuvuga ngo we yagiye aravuga ati njye mfite umuzigo ngiye kubakubita aba bantu mugira amagambo mugiye kuvuga abavuze nyine warabumvisha n'abantu bayagira nyine ko abantu bagira umunwa mwese muyagara muravuga mutazi icyabaye umusaza yigaramiye hariya urumva ni ukurira aho batazi uwapfuye aha bihorere reka umusaza yibakubita ubundi turebe hari akantu fata ku mavuta yavuze kantera gushidikanya atari kose ninde wababwiye ko iyo album ihari none wowe urambwiye ngo hari indirimbo yanjye ndakumavuta nawe wagira ngo buri uko abyutse hari ibintu akoresha bitandukanye n'iby'ejo hari n'igihe yagiye kuri ntuza kuri statiye yandikaho ati yandikaho ngo fatoloji ngo failed gari fairinze urumva
abasaza baba bazi ikintu bita gukoresha social media ajya ubihorera. Okay, nta ribi Drizzy Yaman. sanzerere Bila makosa. bila makosa Sandefo. Sandefo. Sandefo man. Nta muntu urakubwira uti wa muhungu we rwose gabanya ibintu byawe byo kuvuga ngo sandefo ubundi benshi cyane. Benshi cyane. basubiza iki Benshi cyane ubundi basubiza iki abantu nk'abo ngabo. Urabwira ati nimukore namwe mbabuze. Nagira icyo akora byibura nkimubuze. Nta bikorwa byabo mbona ngo byibura nanjye mbibabuze. Erega umuntu avuga nta kintu afite. Cyangwa se akavuga atarabona. Nani gute uba umaze kubaka ikintu cyawe umuntu akaza ngo ibyo bintu ngo nta kigenda ngo ibyo ntago biri gukora. Si nk'umuntu wambwiye ejo bundi ngo mahani ngo gucuranga kuri televiziyo ngo umeze kuriya ngo watendi wati ndamuga se bikubabaje he mani. Birabura kwazwa n'umubyeyi wanjye akaba bibabazwa bikubabaje yi. Ngo urabona ngo erega ngo hari nk'ukuntu ngo umuntu agukunda ariko ngo yabona ibintu ukora ngo hari abakunda ibyo nkora hari n'ababyanga yego. That's it. Nta kintu wabwira abantu nk'abo. Kandi mpamya ko igihe cyawe kiragera. Hanyuma mbwira uwo muco ni monde yanyu ni ibintu byanyu mwihariyeho muri fata byo kwambara impeta mani. Ahubwo nambaye nkeya. Nibagiwe nambara nkeya. Ubundi mba nzambaye hano hose tuzuzuyeho. Ibora bari show. Ugiye kurya ubugari aka kaboro ne mpamvu nkitwaza. Zikuramo nkashyira hano boro nkabanza nkarya nkongera kwambara umuzigo nyuma. Ko biba bimeze. Kakantu sinakabura ubona nambaye impeta mba nkafite. Nakantu bigenda. Bana mbanzi ko ndi burye rega ngiye iyo ngiye. Twayaga tujyana mu bintu by'ibitaramo kumva arabaza ati mubi bishyimbo ubibwira favorite yawe bro. Ngiye favorite food yanjye ni akawunga. Akawunga n'ibishyimbo. Nabonye iyo boro ewana. Ngiye byo kumbwira ubundi hakakubitaho inyama. Dore mani mvuze inyama none ndumva mu kanwa sinzi ibintu bigiye. Ndumva zanyemo amazi menshi. Undi nyama ku rwego nzivuga nkahita nzifotora ndi no kuzirya. Ubwo ariko akawunga kakaza imbere. Rega kawunga we. Kawunga nakari igihe kinini. Iyo uvuga ngo ndarya hari ikintu bisobanuye. Akawunga kaguhaza fresh umeze neza. Nakaye. Warumbwiye uti njyewe ndarya. Cyara cyo kintu kizirikane narateruye ibintu byo kuzana umubiri biranga ndavuga nti ngomba kubaha ibiryo. None urambwiye uti ibiryo nkunda nakawunga n'ibishyimbo bimeze neza. Byaba akarusho ikaba ari inyama. Oya ahubwo akarusho ni inyama. None muri iyo mirire yose uvuze ibiryo biguhaza wenda ubwira uti nk'ikiro cy'inyama cyangwa se wenda bitanu cyangwa urwego rworoshye. Ubundi ikintu biti nk'uko tugeranyije ku nkoko nyine. Inkoko wenda n'ibirayi nka bine byo kwa Mucoma. Nkahita nishyiriraho ikintu cyanjye cyo kunywa. Ewana. Aho ngera mu rugo wenda nkahita nywa ka cyayi nkaryama. Aho ngaho ari sawa byibura. Ega kawunga Man, sinzibagirwa umukobwa wigeze kuza kunsura, aje kunsura, ndangije ubwo tayari amazi yanjye yarahiye mba nikubitiye akawunga kwaje iki ku ruboga rurenze mba nkubise hariya. Oya ngo ngenda ndarya imboga gusa ngo ngiye ngo ntabwo akawunga nkakunda. Ku mutima atahwi. Ati n'ubundi sinari buhage. Ati nari nkubashye ubundi sinari bukaguhe. Narakariye arangije arambwira ngo ese ubundi yondya ubwo wari buhage. Ubundi iyo ndya kuko ubundi wari buhage. Jara ibi bintu burya umubiri ni ibiryo utariye nta cyabaye. Hari abantu bakunda kubyihakana kumva baravuga ati iyo ngiyo aba sinzi aba ari ugutwika kwe wana. Koko mba nawe ngenda narya.
abapapa bararya ahubwo ntibashaka ariko urabizi kumvikanisha ko ko iyo ntuza ibaho iyo nyinshi cyane abantu benshi bakunda kuyivuga kuko nanjye nyikoresha ngira ngo se ndanarya ubwo we ahubwo areba ibyo arya akabona sibwo yakagombye kurya arya bitewe n'ukuntu angana ntabwo ari ukubera ko atarya ni ukuvuga we aba areba urugero rw'ibintu arya akabona hari ukundi kuntu yakagombye kuba arya niyo mpamvu rero yamana hanyuma urambwira uti wari mu ntera story uvuga uti umubebi yaraje aravuga ati ibyo bintu byanyu bya kawunga ati simbikozwa kubw'amahirwe uti saho nkuye ati ndirira utuboga gusa hanyuma bro rero reka tujye mu bintu biri by'imibare bifatika umuntu ashobora kureba akavuga ati uyu muji byose yarakoze yaravunitse ugereranyije nyine nk'imyitozo ukora mu buryo bw'imibare urumva ushobora kuvuga uti ngewe ushobora gukora nka abdomino 500 ku munsi pompe wenda 100 nkakubita izo iki nkakora iyo bare nyine utuntu twa dusiporo turi principal wenda ushobora nko gushishikariza umuntu gukora kuri uru kubivuga uti mukore siporo mwa bantu mushireho aka makeup ushyiraho makeup abasore bashyira aka makeup wana ariko Jaras naho zagashyireho ndagerageza ubundi iyo ntuza iyo makeup yawe ya kamera na microphone yonyine igomba kuba idekoye urumva wenda buri muntu wese afite uburyo akoramo siporo ku giti cye sibyo nshobora kuvuga ati wenda nge nta equipment mfite wenda mu rugo nkaba nakoresha izo mbona hafi nkakoresha intebe nkakoresha ameza nkakoresha izo push up nkakoresha na kagakondo kwaje kagakondo saruta kazi ko muise mundeba lazima gasima ni ngoma gasima ni ngoma kavuga ati nge mu gitondo ndakubita gakondo nkubite wenda niza abdomen nimugoroba cyangwa sejo nzahita nkubita izo push up nkoresha wenda n'utundi tuntu ko ku ruhande se amaguru y'ibintu nk'ibi ariko nta uko ugenda uzamuka mu ntera ugenda uhindura imibare ntago aho wahereye ntago ari huguma umwitozo amajoro DJing inzoga urumva ntakubwiye ko nk'inzoga ntago wendi kukubwira uri kuvuga abandi none se nigeze nkubwira ko urara amajoro bwo urumva ngenda nshaka kugira ngo ninjire muri iyo si ni isi ibamo ibyo bintu byose ko mbivuze ndabyumva urumva kubifatanya n'umwitozo biragoye akenshi n'umuntu akubwira ati akantu kashizeho kubera kurara amajoro ubimanaging ute bro cyane no kubera ibintu bibiri bimara ibintu bitatu bimara hakantu kwimura cyo ni cyambere ega kwimura ntago wabivuze ibyari byo no kwibasa barabyumva urumva amayoga no kutaruhuka bihagije akujya uvuga uti kwimura yoro de queen kugira abantu bumve kwimura ushaka kuva kwimura sha babyita gucacanga ukubita ikopi Jarazimenya kundi kopi warumwe ngo kwimura amayoga ndetse no kutaruhuka bihagije kwa kundi wiriwe waraye muri purapurayemo ndende uratashye uryamye isaha imwe man wapi ntabwo ubundi kuruhuka bihagije nabyo byongera akantu ese ko bavuga ko akenshi umuntu ukora imyitozo nk'ikintu wenda cyo kuba yaba afite umuntu muri hafi kiba kiri ngombwa umuntu muri hafi nka gute nyine wo bimukana ugomba kwimura byibura inshuro zingahe nyine biterwa tu ari igihe ufite umuntu ukunda kwimuka inshuro nyinshi cyane ubusanga atamara igihe kinini muri quartier ewana ugasanga ibyo bintu rero byagukoraho ugasanga ku munsi murimuka ugasanga buri munsi muri kwimuka mwimuka ibyo ntago byakunda wimura ahaha uri kuvuga ingingo yatumye Kevin ubwa mbere anshutinze akarekera ekuteri mu matwi kubera ibintu uri kuvuga biri kumugera ku mutima nawe ni umwe mu bantu bakunda kwimura ikiganiro cya Mwenspire hanyuma Drizzy rero tugiye nk'abari gusoza n'ubundi twaganira byinshi bigiye bitandukanye ariko nagiye ni focusinga cyane kinini ati ni iki ariko urambwiye uti ni umwitozo wanjye ati umana proof nazabyira ngo mfite uruda runini ibibuno se byibura bigera hirya
papi none se ayo bro ye amaribori man kana nizunguza kiboro ntago wabikora gutya ugira nk'ibinini ari ikinini oya ni biba byarabaye nk'ibere ebana kibiri komeye nk'ubuto rakomeye ariko yaroza ubona waranyemeye ngo nk'utubona turi nose bro wambabariye ukampa imwe yanyuma tugase tunasoza ukabizunguza byombi atari kamwe kuri cyase biri kumwe nyine birazungurika bara mugasengera imana sa nkukura birazungurika ni ibintu bisanzwe abantu bafite chest tu barabikora so make up ku mustar singiye kuvuga umu DJ singiye kuvuga umunyamakuru singiye kuvuga umustar kwita kuri icyo kintu cyo gukora umubiri bizamura ikihe kintu kuri we cyangwa se birimo akahe kamaro kuba umuhanzi nyine ushobora kuba ufite tara y'ijwi niyo sura nziza cyangwa se icuruza tubivuge gutyo ako kantu kandi ko gushyiraho umwitozo hari ikintu bavuga ngo appearance irakonta papa appearance irakonta kuko ntago twahura hara mu muhanda ngo ndakubonye wenda jalasi turahuye twari kugenda na kamera cyangwa na microphone yikoreye akavuga atagiye gushutinga buriya sibyo muraketa bibona ushobora gucaho utazwi wenda kuririmba umuraketa avuga atari kuri amutipa berewe no kuririmba ataririmbye byamuhira urumva ko kantu nyine ha judgment zijya ziba gutyo ariko uzari umuhanzi ufite byose apika cyane kurusha abandi reba nk'agapapa Diamond ibintu kaba kabakorera karagiye karishushanya ko Diamond si munini ariko arashushanyije mu kwishushanya kwako agira gutya akabajugunya agapira hariya barakaba yimereye gutya abasaza rero baza bakaza akavuga si umusaza bitari gukoresha iki Bruce Melody kuramo umupira turye show urumva nakuremo turye show urumva rero none se naravuze ati umu DJ sinzi niba arabyumvise ndashyiraho inote ya senkara aba DJ mu Rwanda umu DJ uzajya kuri TV agacuranga show ikarangira yambaye ubusa hejuru ngewe azampamagara ambwira ati reba show yanjye ngiye kwambara ubusa kandi ibyo wowe warabirangije je narabirangije birayi boro nzajya no kubyandikisha muri RDB nta mpamvu yo kugira ngo abantu bazanshishura mise mbyibuka kwanza ndaca muri umutungo mu by'ubwenge umutungo nta wundi muntu wabibasha nta watinyuka maruna azabikore ashwe si umustar se twemera bisosa urumva urabiza aba DJ benshi bazabikore Warida yakubwiye bisosa ibaza urugero yampaye nawe Warida ndaza kubaza neza tekereza urumva yararebye nawe ashaka wasanga ari cyo bapfa ariko ntago yabivugiye aho gusa none se bro ibyo biboro uri kuzunguza gutyo njya mbona abantu bakoresha proteine nabo bashyiramo nk'amata bagashyira gutyo ubu nta tuntu tundi bo wakoresheje dutuma umwitozo n'akantu kagumaho unubu simperuka n'umwitozo byibura ngo ngise oya bira boro byi proteine rega iyo wagize chance ukagira ntugire ubunebwe bwa sport ntago ari ngombwa gufata ama proteine kuko ubwawe urarya ukirema rega proteine bakoresha n'ubundi natwe bimeze nkaho ari byo tuba turya kuko n'ubundi twebwe nuko tuzirya zigize zikiri fresh birabyo bakabibanza kubicisha muri machine kuko n'ubundi na amagi abarimo na amashokora na amata nibyo bintu n'ubundi bagenda bagasya bakavanga bakadukubita hari egura umubiri hakiri kare ariko bakabyongeramo n'izindi produit wenda ariko nukuvuga ngo twe tubirya ukarya avoka ukarya igi ukarya shokora nuko twe tubirya bikiri fresh Drizzy yes sir ndumva ibintu twaganiye ari byinshi cyane ariko reka nsoreze ku iherena wambaye iryo herena rya hano jya wumva comment bajye barivugaho iherena ry'umusaraba riri silver riminateye gutyo nta comment nyinshi ndiziho keretse wenda uhuye n'umuntu ngo urapfumuye ubwira ati none ntihari ibirenze ngo ni habiri se bakunda kuvuga ko ari ikimenyetso cy'abantu baryamana bafite igitsina giteye kimwe ubwo wasanga nta wamenya cyambere ni wareka kwimura cyambere kari ukwimura
uko wakwiyita umupede kose wasanga ari byo niko ubwo rero nuvuga keretse uw'imbera byombi. ubwo nuvuga muri urwo rwego turahita tuzana abasitari hano mu Rwanda benshi bambaraye amaherena. nyine ubwo nagira ngo ubaze niba comment uhita kugeraho kuko urumva ntabwo ijya ingeraho kuko nta n'umuntu ujya ubinkekera ntibinagusa nta nubwo binanze kandi buriya wasanga nta wamenya ariko burya ikintu kitagusa nyine tukomeza kugifiringa kandi wasanga nta wamenya wasanga nta wamenya wasanga nawe uri muri bandi bajya Nigeria ubwo se ushatse kuvuga iki umupapa wamuretse ahari akiryamira neza ukareka kumuzana mu kiganiro ko yisinyiye kontara y'ejo bundi ubwo ari gukora neza Phoenix iri kumuhemba neza ntago urumva ntago wimuzana reka dukore ikiganiro cyacu uwo mureke vuge ku mudije turi kumwe vuga ku mudije muri kumwe abandi mbareke abapapa bariryamiye kontara zabo bari kuzirya na Nigeria na Dubai baratembera nta kibazo urumva nge ntikarafatwa ngo nge Dubai cyangwa se nge za Lagos ariko maybe njya mbona abatipe b'amajeya akanyuma harimo witwa Rutambi witwa ngo Kuzafiti njya mbabona kwa Irene bari gukurura imodoka bakurura moto nawe hari ikintu wagerageza wenda cy'ikintu kinini cyane gifite ibiro byinshi ukabishobora ibintu binini cyane umuntu agerageza bira byo gufata amamoto oya moto zo nazikurura ntago zancika moto ebyiri buri uzifashe gutyo ukajyamo agatura zipeza ariko imwe yo biragoye imwe ahubwo imwe wumva effort zose zagiye kuri imwe se yagenda itese moto ntago zigira ntuza cyane imbaraga nyinshi cyane ku buryo yakukeretse ariko nkawe ntago wabishobora none se buri gihe nyihamagare ihamagara njyewe nyikurure moto waje hano nkakubwira no muntu anambwiye ngo yakurura moto yawe iri kwaka hari ikibazo tugende hari wikurure ngwino wikurure tugende nyigukururira ngwino mugabo witwa Drizzy arambwiye ati moto imwe yo iroroshye cyane kurusha ibindi byose kuba nayikurura nta gitangaza mpita amahirwe mbona umuvandimwe aranyemerera ati kana accelerate moto turebe ko Drizzy ayikurura so umusaza mbabarira wa accelerate nushaka gushyira muri ginani ndeye ko umuvandimwe akurura iyo moto pe urumva Amai Drizzy uranyemeje nta kindi narenzaho ubwo ngubwo menya n'ebyiri uko mbibonye ebyiri buriya nizo zoroha jara ebyiri kuko urumva ufashe gutyo ugafata aha ni ukuvuga ngo waharagisera n'uhakagisera ni ukuvuga ngo iyo bige ni ukuvuga ngo iyi ngiyi iragisera n'ikagisera biba bimeze nk'ibiri kukurura hagati wowe witurije nta kibazo ufite utirushyiraho n'ibigufu byinshi ni agatwiko mani buriya rero numvaga iri imwe ubwiye ngo ukurure buri imwe niyigora imwe niyo ishobora kuba yakugora naho ebyiri zo ni nk'umuntu umwe agiye undi agahanga akajya ahanga mugafata amaboko ngo tumukurure turebe umujyana ngaho bishyire muri logique wumve nibyo muhamukururana umuntu agumamo hagati kandi ugasanga moto zisa nk'izinganya imbaraga n'ubundi abasaza barategura gusa nyine ni fresh tu yewe buriya nkunda umuntu ugaragaza proof akavuga ati ngibi sumbwiye ngo nyikurure si ngiyi sawa kubw'amahirwe turanayibura ibintu byose usabwe ubikora neza tovoro umuntu wese ukurikirana Drizzy cyangwa ushaka kumukurikirana jya kuri Instagram page yanjye wandikemo DJ Drizzy dotirwa urahita ubona ibikorwa byanjye turi abanyarwanda rega utari 250 abari dotirwa utari turi abanyarwanda niyo mpamvu dukoresha kara kantu so ikindi kintu nababwira no ukunda umuziki nyarwanda man muri iyi minsi uraryoshye akenshi cyane usanga turi kwicurangira imiziki nyarwanda kurusha niyo hanze amplisi noneho iburayi bwo nta n'indirimbo zabo turi gucuranga kareka turi kwicurangira Afrika iraryoshye turimo turacuranga Afrika iraryoshye urumva babasire urabizi imbere hari umuntu wajyaga ngo muri club bari gucuranga indirimbo by'inyarwanda ngo reka twigira ahantu z'inyamerika
ariko ubu ngubu hasigaye ageramo ahubwo wakumva ushaka kuvangamo ibinyamerika avuga ati ariko sha biti. Bityo rero mureke dukunda ibintu byacu, nta kindi nababwira tu.